iteka umubiri wa Samuwa njyewe ndigira Laurence ni umukobwa wacu mutoya arababashije kubona izi depriya ariko hari abandi batazibonye ziri mu inshamake y'ubuzima. Nibajije nanjye umuntu twabiganiriye kandi ndashimira Imana ko ibisubizo namuhaye yagiye anyuzwe arambwira ati noneho rero ibi ngibi bigiye kumfasha gutegura imishinga yanjye kandi nyuma nzayigeraho neza nk'uko bishaka. Yari afite imishinga myinshi rero njyewe imishinga myinshi muyo yari afite nari nyizi kuko nari inshuti ye ya hafi nawe yari inshuti yanjye cyane twaganiraga ibintu byinshi ibimubangamiye ibintu byose agiye gufata umwanzuro wa nyuma ni njye nyirasenge yagishaga inama nanjye kandi inama mugiriye akazagaruka akambwira ati warakoze byaba uko nabigenje uko twabiganiriye niko nabikoze none byampiriye. Mbahaye nk'urugero rutoya yari amaze gukora kategori ya B rero yari yarambwira ati none ubu ngiye gushaka kategori ya B namubwira reka tubishyire mu masengesho nawe. Rero urumva ko nta kantu gato yamvuzeho mu byo twaganiriye ariko kandi kategori ya B akimara kubibona arambwira ati nama ya nyuma wampaye kujya gukora perimi Musanze ntabwo byari binyoroheye ababyeyi bashaka ko nza gukorera i Kigali ariko nkoreye Musanze nk'uko umutima wanjye wabishakaga ntibigeraho. Rero mbishimiye Imana ko imyanzuro yose yafataga agishije inama Imana yadushyigikiraga hamwe no gusenga tukabigeraho. Ntabwo mfite ibintu byinshi byo kuvuga muri uyu mwanya gusa Samuel yari inshuti yanjye ya hafi Imana niyo gukora ibashimye.
aho tuzibeteka mu gihugu cyarashijwe tuzataha iwacu aho tuzibeteka mu gihugu cyiza cyarashijwe tuzataha iwacu aho tuzibeteka mu gihugu cyarashijwe tuzataha iwacu aho tuzibeteka mu gihugu cyiza cyarashijwe urabeho wasiwe turagusize urabeho wasiwe urabeho warukuwe urabeho waruku turagusize urabeho wasiwe tugiye iwacu kwa data tugiye kuruhuka urabeho wasiwe turagusize urabeho wasiwe urabeho warukuwe urabeho waruku dufatiye ku mwana wacu mwami nuko twabonye kumurebaho urugero kuko twari twe tubayigenda mu mihanda yose y'igihugu tukaza ngaha mama tubere urugero kandi dusubize ibitekerezo mwami hirya dutekereze natwe ku rugendo rwacu uno mwanya niyo twari tugezemo kandi ijambo rigurisha imitima yacu komeze rero mwese bari hano bikomere kandi mwihangane ibyiringiro mu gihe dusezera ku muntu wacu ni ukuvuga ngo tuzabona abongereza baravuga ngo till we meet again ntabwo bavuga ngo imana iruhuko ridashira kuko ibyiringiro by'abera bivuga ko iyo umuntu ashoje urugendo rwe imirimo ye igenda imuherekeje rero Shumba Rwomoka yarabitwigishije bakunda kwita ngo ni ku ishyamba cyangwa se aho tuza kubika umubiri wa samu wa umubyeyi mukuru w'uru rugo rwa murumuna wacu w'umubyeyi wacu Damascene na Laurence Butera Leotel ejo yarabivuze afite mukuru we Shumba Nyirinkindi hari na se wabo wa Damascene barahari ariko babyumvikanye baravuga bati twebwe dukurikije intera y'aho dutuye Butera Leotel aduhagarariye hariya kandi niyo wabaye muri uyu munsi niyo wabaye muri iki gikorwa kuva ku wa mbere twamenye iyi nkuru kugeza n'uyu munsi wa none mu nyemerero tumwakire kandi duhe ishusho isa nk'aho ari iya rusange y'uyu mwanya tugeze mu mwanya w'ubuhamya tubahaye ikaze mwese Imana ibahungishe murakoze turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turabashimira umuryango wa Zawakiro Damascene cyangwa se umuryango mugari wa Rutayemara ari wese wa Damascene igihe dufite ntabwo cyatwemerera kuvuga byinshi nk'uko babibabwiye yitwa Butera Leotel nje kubabwira amateka y'uyu mwana wacu njyewe
ni nyirarume. Laurence ni umukobwa wacu mutoya. Arababashije kubona izi depriya ariko hari abandi batazibonye ziriho inshamake y'ubuzima bw'uyu mwana. Imyaka ya Samuel ubundi ni imyaka myiza mu muco w'Abanyarwanda ko yari irenze 21. Afite amateka rero. Dufite umukiza Samuel. Iryo zina ubwaryo Damascene na Laurence bamwise nk'abakristo rifite icyo risobanura. Uyu mwana yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 4 mu 1999. Izo tariki yavutseho n'uko kwezi yavutseho umuryango cyari igisubizo cyo kuziba icyuho. Arakura. Icyo gihe yavukiye i Nyamasheke ku ivuko nyine iwacu mu murenge wa Nyabitekere. Ise na nyina baje kwimukira i Kigali batura hariya mu Gatsata. Umwana niwe yize amashuri abanza. Arangije amashuri abanza hariya mu Gatsata ajya kwiga iririma muri groupe scolaire y'iririma. Aharangiza tronkome akomereza i Kabgayi muri Saint Joseph. Yaje kubatizwa nk'umukristo, ari nayo mpamvu twaje kumusezeraho mu rusengero mu 2016. Nyuma yo kubatizwa yakoze umurimo w'Imana w'uburirimbyi. Amashuri rero yaje kuyakomereza muri ubu yarageze mu mwaka wa 3 wa kaminuza. Andi mateka ye arakomeza kuvugwa, ariko nagira ngo mbabwire ubuzima bwe. Dufite umukiza Samuel duherekeje uyu munsi. Amateka nayo mushamake yavukanye n'abandi bana batatu. Umuryango wa Damascene na Laurence ariyo bafite ari abana 4. Niwe wari imfura yabo. Tukamurira ndetse tukayagira umuryango, tugakora ibintu byose bishoboka bigaragaza umubabaro wacu. Irengero nta tegeko rihana, ndetse n'abahanga bakavuga ko ari byo biruhura. Mu byihanganire rero umwanya tugiye kwinjiramo nihaboneka amarangamutima baradufasha, ariko ni umwanya twinginga abantu kugira ngo babohoke kandi tuwukoreshe neza kugira ngo tuze guhuza. Arakoze umukuru w'umuryango. Ndagira ngo dukomeze iyi gahunda kandi uburyo tubitangiyemo bwiza komerezaho. Mwene data uzabakiriho Damascene afite aho akomoka bahavuze, afite abatangiye yitwa Kayiranga Theophile. Damascene Rudahunga François, turagira ngo tumusabe nawe aze ahumurize, tanga ubuhamya ko gatoya, ahumurize n'umuryango wa mwene data Damascene. Nikaze. Ubwo nzamara imirimo ngo sezere ku isi, umugezi w'urupfu mwanze, niho nzagera mu ijuru nsanga uwapfiriye azanye
Damascene ni umuvandimwe. Damascene duturuka twese muri Paruwasi ya Mukoma, bavuze ko atuye hano i Kigali n'umuryango we, ariko twese twumvise inkuru twumva ari inkuru idasanzwe, ariko nanone ibyo Imana ikora byose tujye tubishimira. Niyo mpamvu dusabye ngo umuryango waba Damascene akomokamo, waba abana ba Damascene abavandimwe ba Samweli, baba umuryango Damascene yakuye n'umugeni, bose basangiye iki kibazo n'itorero ndetse n'inshuti muri rusange turanga twese. Nta kintu twagomba kuvuga ndetse kuvuga ngo nimukomeze mwihangane, kubera ko ijambo ry'Imana ryavuze ko twitinyije ry'uko uyu mwana asubira kubana nawe azaba ashoje urugendo rwabo neza. Murakoze, tugize mwihangane neza. ubuntu byatumye nanjye mbonera ikibanza mu ijuru, nzamumenya nzamumenya, nzaba amagazi imbere ye nyuzwe, nzamumenya nzamumenya, mbonye ibiganza bye. Tugiye kwakira umushumba Ruhomoka, ni umubyeyi mu buryo bw'umwuka wa mwene data Damascene, nawe akanya gato ubwo ndabashoje icyiciro cy'aho Damascene akomoka. Hanyuma umushumba Nyirinkindi, nubwo ari umuryango cyangwa se ari umubyeyi wa Laurence umufasha wa Damascene, ariko nawe aritegura arakurikiraho kugira ngo ahagararire itorero cyangwa se igihande twashatsemo cyantura. Nubwo yabifatanya n'umuryango nta kibazo, ariko nawe aranyarutsa kandi turibwira ko iminota tuza kubigendanamo neza. Ikaze. Ndagira ngo muri aka kanya uhumurize abana bawe Damascene na Laurence. Kuva Jenoside irangiye, Damascene namufashe nk'umwana wanjye, yewe naramwerekeje, twarajyanye tugiye kubaza Laurence. Numva rero ko amateka turabasangiye. Nyuma yarashyinguwe gusengera urubyaro, Imana itwohereza Samweli bwa mbere, turishima turafashwa. Ntabwo yari atuye kure y'iwanjye. Samweli aho abereye umwana muto, bamuhaga amata akazanira mu rugo, murumva ko bimeze. Abana bose bamuhamagara sogokuru, kandi niko biri. Rero nk'umushumba kandi natekerezaga ugucyura abaririmbyi baragiye gucyura itorero, gucyura umugeni. Turi abana twaragiraga hanze, gucyura rero twari ugukura hanze bazana mu rugo. Aha hantu rero twahashima n'uko hasa neza n'uko hameze neza gutya, ariko ku Mana ni hanze. Izahadukura rero iducyure mu rugo. Umwana rero yakuwe hanze yajyanwe mu rugo. Mu kanya navuga ngo twimenyereze rero, tumurekure tumutange kuwamushatse. Nzi ko bigoye, ariko Imana iradufasha. Ndagira kandi ngo nanone nshimire itorero rya Gatsata, nshimire abavandimwe, nshimire inshuti mwese mwatubaye hafi
kandi namwe muragatabarwa ku munsi nk'uyu nguyu. Imana ibahumuriza abakozi. Murakoze cyane, twakire umushumba nyir'ikindi. kandi ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro, niko ijambo ry'Imana ritubwira. ejo ndavuze ngo kuvuga mu gihe nk'iki birakomeye. buriya ntabwo kubabara byari kubura, ariko cyane nababajwe n'uko nari niteguye kwakira Samuel mu Bugarama, ko mubyara we babanaga, umuhungu wanjye muri kaminuza hariya mu Bugesera, rero wandaretse ko bafitanye gahunda na Samuel, ko mu gihe azaba aje mu biruhuko bazazana, kandi ko akeneye ko tuganira. Ntabwo rero byakunze, ariko urwo rukundo nsaba Imana ngo inyihanganishe muri iki gihe cy'ubukambwe, tuzicare tuganire tutazongera gutandukana. Ahangaha rero bababwiye ko ndi umubyeyi wa Laurence, ariko nanjye Laurence mwita umubyeyi wanjye, kuko mu gihe cy'amage twari duhuye nayo, ababyeyi batubyaye tubabuze, abavandimwe batwunganiraga tubabuze, abandi tumeze nk'abatatanye uko byari bimeze mwarabirebaga mu gihugu. Laurence yagiye mu mwanya wa mama, ajya mu mwanya wa madamu Yusufu yarambuyeho ishangi, ajya mu mwanya wa bashiki banjye, abana twegeranye arababungabunga, kandi nawe yari akiri umwana, ariko yahereye ko akura, nkabona arakora ibimeze nk'ibyo ba nyina bakoraga, nkabona arakora ibimeze nk'ibyo madamu yakoraga. Ntabwo rero byakunze ko tugira igihe cyo gukomeza gusabana nk'uko imirimo yacu muyizi, n'uko abantu bagiye batandukana, ariko ndamusabira kugira ngo uko namubonye ngo kwihangana ari umwana mutoya, musabira ngo n'ubundi za mbaraga zongere zimugarukemo. Ikindi navuga ni iki, Bibiliya iratubwira ngo ntituzajye tubabara nk'abadafite ibyiringiro, tubabare nk'abakumburanye, tubabare nk'abatekereza uwo mumaro, kuko twebwe intege ziri gushira. Twari tuzi ko ariko turi mu nzira yo kugenda ngo bakomereze aho twari tugejeje, ariko ijambo ry'Imana ni ku mugaragu w'Imana yavuze ati nkiri umusoro Mana amaso yawe yarandebaga, kandi iminsi yanjye wayanditse
mu gitabo cyawe wayibaze itarabaho n'ubu, bivuga ngo iminsi yabazwe ataragaragara no mu rweya ngo ababyeyi bamurebe bavuze impundu, kimwe n'uko tutazi uw'ingurangire none cyangwa ejo. Aho ngaho rero navuga ngo mu ruhande nabwira ingingo z'umuryango ngo dukomeze tutunganirane kandi mu kwihangana, tumenye ngo amaherezo nitudacogora tuzabona aho tuzicara kandi tuzongere kuhava. Ikindi nuko uwo mubyara we yakundaga kumbwira uko batandukanye, ngo na Samweli yagusuhuje kandi naza muzabonana kandi afite ibibazo bitatu muzaganira. Ubwo ibyo ngibyo byo bifungiye aho ngaho, ariko nzi neza yuko urwo rukundo narwo rwamuteguraga kugira ngo tuzahure ubundi tuzahobera. Ntabwo rero twatinda kuko dukomeje, ahubwo nagira nti uko turebana, uko tuvugana, dore ko n'Imana yaduhereye igihugu iterambere ikatwegeranya mu buryo bw'itumanaho. Umuntu wese Bibiliya iratubwira ngo ajya abwira mugenzi we ngo komera, kandi aho yakwenda guteba ufite intege akamufata mu nkokora akamwunganira. Ndagira rero ngo ushimire n'itorero umuco mwiza kiri hano mu isi, ibindi turabikomereza aho turi busozereze. Imana ibaho umugisha. Murakoze, Imana imuhe umugisha kandi akomeze kwihangana. Ibyo Samweli yendaga kumubwira
kumva kugira ngo ntunyiriye amubwira ngo gusa ntabwo njyayo nzaza ibintu byabo n'ubundi we nahuye amacuru nyine nongera gushiduka mpana ariko ari no kwambara ndavuga ati sugiye kunazi ko tugiye kuna munsi nahuye ngo hari umushuti we bigana muri Rusizi agiye kwiga igipondo akavuga ati njyewe nta hantu ndi buri mama yambwiye kuba rusenge rwose nta buryo ndi bubashyire ibintu byanjye nawe arabizi ko rwaye ngo tubona nimugoroba arangije kwambara mama nibwo yasaga mu rugo nawe iyo atameze neza abibona bari kuryama muri twe ahita ambwira ati wowe urabona nyoko yaje kuryama none nawe urakambuye kwizi ko papa wawe azi gukora twite ibiyemu ndetse urabona akazi kari wagaranye kugira ngo ujye umusabira mama ku binini by'umutwe bya bindi byo mu mazi ndakinywa naje arambwira ngo tugeze duhita tumanuka amubwira ati tegereza wabanza nawe urukundo rw'uhagaze neza tujya ndagaragara hanyuma turasangira turamukana abantu bazi iwacu kugira ku muhanda aho dufatira bisi harimo akaguru tugenda tuganira twabonye ibintu byinshi turamanuka ntabwira gusa uko ku cyumweru nzajya kwiga mama wawe akaba arwaye mama ntabwo kwiyandikisha nzakubwira ndabishaka ndamuseka ndavuga ati kuko wabona ikigo y'ubuzima cy'ubuzima ntabwo hagati y'abakunzi bagiye kwiga batazagufasha turamuka mama yahawe amafaranga kuri telefone ahanganye ngo ntege niba utajya mu kazi samweri tugeze ku muhanda aho ati reka mbanza mbifuze ubundi ntabwo rero kwikitanira habuze aterera bikuze cyane kugiye bafite amafaranga hari umuntu uyagaragara ese nawe mwabikuze ugasanga yaje gutaka n'uwakufata ikibazo cy'amafaranga kandi njyewe mbizi neza ko nta muntu ufite kuko ibintu bye byinshi amabanga ye inshuti ze zose ibyo ku ishuri byose igihe umuntu wenyine wahubizi mu rugo kubera ko icyo gihe cyose twabanye tugiye ibintu byose nta kintu na kimwe yigeze akora tutari kumwe keretse icyo yari ari ku ishuri we aho batafite amafaranga awutege ayo ngayo ndaza kumubwira indi mishinga ko biba byagezemo neza nimugoroba ijana na magana atanu abasigaye ibiceri 200 mu ntoki hanyuma yicara ku igare aravuga ati grafe gutura nanjye ndaje ndaje nimugoroba kubera ko yari kugera muri gare kandi aho bakorera ntabwo ni hino ya gare aho tutaragera muri gare turango nimugoroba ni gahunda nayo aragenda nanjye ubwo nje inyuma ye akajya yerega najya mwibuka mbona ari kuri telefone
ariko umusatsi mu buzima bwanjye mbese ntibumeze neza papa muri njyewe kumva hari ikintu uri kubura twageze pera gatoya aho ngaho bababwiye yitwa pera ngo niho yari ageze igihugu nayo ndi gukata ikona ryo hino yaho abantu bahazi barahazi na gutiyaje itangira kuba ariko nyuma yo kwanga gutiyaje biba igikabo cyari cyaduciyeho kikwiruka ubona umushoferi utazi hano rero gutiyaje itangira kuba aho ngaho twari turi kubona ko twari turi inyuma ari tugeze imbere habaye agisida umuntu wari umwataje narakira nasi w'umuhungu muri buri kumwe agatereka ntabwo bishoboka twari turi ku munsi urabona uriya uri kuryama hariya twagiye imbere nyine tangije sinzi uko umubare w'umubiri wanjye tangije ibitaro bivaho n'ibindi biba nicayeho ngenda muri kaburimbo kuko imodoka zari zahagaze yazaga igenda ndetse n'ibindi bimuhanda undi muntu upfuye turi kumwe n'inyuma abantu batangiye gushingera abanyarwanda n'abanyarwanda batangira gukamera hejuru umupira nari nambaye hejuru utwikira umutwe kuko yari yanditse bikomeye utwikira umutwe n'indaje njyana ku ruhande sinzi n'imbaraga zavuye sinzi ubwenge aho nabukuye aratisoma n'abana nsize mu bariya mbwira ko samweli yapfuye ubaraza agaza ati kandi n'abasize ko sinzi ko ubwenge bwari bwavuye nanjye umutima wanjye watembaga papa nanditse muhamagara kuri telefone kuko kandi n'ibintu icumi n'ibintu ati samweli yapfuye abakozi bose bazanye muri uko gushimira ariko abantu bose bose ntimuza kumufasha amurambuye umupira ku mutwe nibwo nabonye umukecuru umwe nabashije kumumenya kuko nta muntu wose rwose uko yari ameze yazanye ibitenge twikira samweli amukura mu muhanda ubona papa nawe yari yaje inshuti ze za hafi zimwe na zimwe ko nawe ntabwo ari ndi hafi aho ariko abashije kumenya papa diyawe yicaranye na papa keza ubona abagabo abandi barimo n'abazi mu kwa muganga bamushyira hanze bazanye amashashi ariko mbere yo kubana n'ishashi ambiransi nawe yisize nk'uko nguko nabuze umubyeyi n'umuhanda w'umuntu w'imfura yabonaga ibikanano bikize n'ibyo maze kubona bitamugoye umutima wanjye agashamikiye rimwe hose mbamo umusazi ibyo nkora nyuma y'imisamari baje kumfata bamushyira hanze basaba kugira nanjye nkajyana ku bitaro biri hafi aho ahere inshinge zigomba gusinzira no gutuza kizima basamwe dufitanye ibintu byinshi twaravuga tuzageraho akambwira ati abo tumura hasigaye igihe gitoya ntamukice ubwo yari avuye mu rugo mu Gatsata aho umuryango utuye yerekeza Nyabugogo ageze aho bita Bellevue
kinyabiziga yari ateze abona ikamyo yabasatiriye yenda kumugonga, arasimbuka, asimbutse agwa mu ipine ry'ikamyo, hanyuma riba igare rye, Imana iramucyura. Yakoze ibyo yashatse, izina ry'Uwiteka ntirihabwe icyubahiro. Icyo dushimira Imana ni uko iyo yari yaramuteguye tutabizi, twe twabyumvishe dutyo, dutungurwa dutyo, ariko nkurikije ubuhamya nagiye numva. Yitwa Musengimana Vedaste, nkaba nariganye na Samweli kuko bababwiye Semeze Kabgayi kuva guhera 2017 kugera 2019. Mu mwanya dufite biragoye kuvuga Samweli wese kuko twamaranye igihe kinini, ndetse no muri iki gihe kubona icyo umuntu avuga, kubona amagambo avuga biragoye, ariko ntabwo byakorohera umuntu wabanye na Samweli kugenda nta kintu avuze. Nabaye shefu w'ishuri yizemo imyaka 3 yose. Inshingano nari mfite nagombaga kumenya abantu bashyashya kuko yaje mu gihembwe cya kabiri, twe tuhamaze twize igihembwe cya mbere azana cya kabiri. Rero byari inshingano zanjye kumenyereza umuntu mushyashya, ariko Samweli yaratunguranye cyane, yaje wagira ngo twari dusanzwe tuziranye. Kuko wabivuze yari umuntu uganira cyane, ntabwo ndabigarukaho, agakunda abantu, akadufasha mu ishuri, yari umuntu tureberaho. Kuyobora abantu mungana mu busangiye ubuzima ntabwo biba byoroshye, aho Samweli yaramfashije cyane. Nageze n'aho tugeze mu wa gatanu nshaka kubivamo, Samweli avuga ati ariko cyo kwigira n'ibiki, ati ko bishoboye. So akenshi bakundaga kuduha travaux kuri toilette tukinuba, nanjye nkaba ntazi uburyo ndi bugende mu mibabwire, nkagenda nkegera Samweli ati uyu munsi twahitaga ku cyumba, batwejeje ku cyumba sidukunda bibwira bari abasore. Samweli akaza agahita bakora bati mubangu muze tugende. Samweli niwe wafataga iya mbere, akenshi abanyeshuri twazanye bashaka abagabo kubihana, ibuni ya mbere twakoreshaga niwe akenshi bayivomaga. Yaduteraga kuraje cyane, nawe ngabo basigaye inyuma ngiye shefu w'ishuri natinye, yaragiraga ngo atari muri kosha, nuko muri aya magambo yo ati ni kosha, ati wabyimbije umutwe, tuware dukoresha ntabwo ushaka kujya kwikoresha. Muramuzi rero n'igihagararo cye, yari mu bato mu gihagararo twari dufite mu ishuri, baramwumviraga cyane kuko banyumviraga, kugeza ubwo bageze bamwita Empera. Babona ari n'ishefu w'ishuri ariko akaba Empera nanjye mwubaha. So rero mu magambo make ndakomeza abasigaye mbihanganisha, ntabwo biba byoroshye, ariko nk'uko babivuze kumwe n'Imana ntabwo ari twe twishoboza, Imana niyo idushoboza muri ibyo bidashoboza. Nsoza rero ndasoreza ku nteruro ebyiri, ariko zose zivuga ubutumwa bumwe yakundaga kutubwira. Iyo wabaga ukoze ikintu cyiza yarazaga, nta nubwo ari kubwiraga abantu twigana barabizi, yarazaga gukora mu ntoki ati tuzavuga gushaka, tuzavuga. Ubundi twaba turi kumwe, turi gusobanurana, akavuga ati ariko muzi ko tuzabaga. So rero adusigiye nava mu murage, ariko ni inshingano adusigiye, ariko ntekereza ko turi mu nzira tugana kuri ubwo bugabo yatwifuzagaho. Turizera rero ko ibyo asize adakoze tuzabikora, kandi turamwifuriza kuruhuka amahoro. Imana yamukunze kuturusha kandi yamuduhaye iruhuko ridashira, ntituzaheza, kandi natwe dusigaye izadushoboze kuzongera guhura nawe ubundi buzima butambutse bwiza ubwo twabaye hano ku isi. Murakoze cyane, bikomeye. Murakoze. Mbanje gushimira Imana ko yabanye natwe, kandi ikaba yahisemo ko buri munsi tugomba kudutwara Samweli. Samweli twarabanye tukiri abana muri Ecole de Dimanche, turi batoya, tubana dukora umurimo w'Imana turirimba. Samweli yari perezida, atuyobora kuko niwe wayoboye, wadushyiraga muri Gitsure,
akatubwira ibintu tukabyumva. Ikindi yabaye disiplineri, Samweli mu gihe cyiwe yaragikoresheje, akajya ndabyibuka twajyaga tugeze igihe cyo dukeneye n'amafaranga, akatubwira ngo ntabwo dushobora kubura amafaranga ahari, kandi twese twari tukiri abana, ahubwo ngo ntitukagira ikibazo cy'amafaranga, ngo amafaranga arayafite. Ejo bundi yitahira yaje arambwira ngo ashaka ko umukorera ngo ingofero bazajyana ku ishuri, kuko ngo ahantu yiga ngo hari imbeho. Noneho ndangije ndamubwira ngo ntacyo nzayigukorera, ngo ntabwo nzongera kwicwa n'imbeho kandi mpari. Ariko se umunsi agenda naramwandikiye ari 6:33, ndamubwira ngo uze gutwara ya ngofero narayirangije utazabura ikintu ujyana ku ishuri. 6:35 nguyu yarahamagaye arambwira ngo ugiye kumbwira ibintu biteye ubwoba, ariko ngo muzi. Arambwira ngo ari umushuti w'uwo biganye umuhamagaye, aramubwira ngo Samweli na Fabu Samu yakoze agisida, ngo ariko ngo abona biri grave, ariko ntabwo azi uko byagenze. Ese ngira ubwoba utamuhamagara Fabu, muhamagaye papa we waba ariwe nyitaba, ngo nzabyibagirwa. Naramubajije ngo bite, arambwira ngo ni byiza. Ndamubaza umeze ute, arambwira ngo ameze neza, ngo ntabwo ari Fabu urimo kuvugana. Fabu yagize ikibazo, umukuru we bamugonze ahita apfa. Ibintu byaramugoye kuza induru ku kazi, nari kubyakira, ariko Imana yari yabyemeye. Ariko tugeze noneho mu mwanya ukomeye. Fabrice ni murumuna wa mwene data Samweli duherekeza, ndibwira ko ari we bampaye kuri gahunda n'abagufasha. muze utange ubuhamya kuko ushobojwe kandi ukomere wihangane, turirimba igitero cya witonda, azi ubwenge mu masomo ye. Bose bagiye bababwira yagiye kwiga, bose nta hamwe Samweli yagiye kwiga bamuriye, bose yagendaga yitsindiye. Kaminuza yagiyemo yitsindiye, segonderi yagiyemo yitsindiye, kandi nabo bigaragaje bizi neza ko babaga bakubira. Yarakunda gusabana n'abantu, kugira abaturage benshi, mbese bikasobanurira byinshi. Kugira ngo bakire Imana kandi ubuzima buzagenda bugenda bukomera. Samweli ntabwo azagira twebwe tukiriho, ntabwo ndoga umutima yacu. Twari tumaze igihe kinini turara, ndi kwicunga nareba imbere. Ariko bizaza kubera rero tuzi umuvandimwe, icyo gihe natwe ikintu turushije, igihe turushije tuzacyuze. Ababyeyi banjye barakomeza bakomere bazikora, ariko hari abavandimwe tuzagerageza tubaho. Samweli yakabaye byoroshye kuba umuntu umunyarwanda yaravuze ngo ntabwo kubera undi, ariko tuzagerageza ko Imana izabishoboza. Rero byose muri rusange ndabashimiye, mwaje kuberekeza abanyeshuri biganye, abo biganaga,
zanjye inshuti z'umuryango inshuti z'abo bavandimwe banjye bose mwese Imana y'amashuri akoze benshi mwakoze tuza kumbwira ko ari urupfu rwe nari ndwaye kuva mbere rero ababyeyi bari mu kazi nk'ibisanzwe nanjye nirirwa njyana umunsi wose kubera ko ntawe bimeze neza Nyanza mumenya zaba magazi imbere yenyuzwe nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye wihangane wihangane kandi Imana idushoboze twagusengeye tubwire ubuhamya uko ubishobozwa kandi Imana ibane nawe benshi bakunda kuvuga ko turi n'imanza bahuraga nanjye na telefone twakongera tukahurira ahandi akahita asa n'umweru nabo bakabona bakagenza gutyo niko mubona kubona ntabwo akahita cyane Salve Cristo, guarda il coração Sabe, twese duteranyije ngaho tumuherekeza yarasobanuriye byinshi kuri jyewe kuko ibintu byose ibitekerezo byanjye byose byari bishingiye kuri Samweli dufite ibintu byinshi twari twaravuganye mu gihe cyose yari amaze mu rugo shima Imana ko atarashye yari yaraje muri vakansi hashize nk'amezi ane wenda cyangwa atanu turi kumwe mu rugo yagiyewe twirirwana hari igihe turarana ibintu byose abikoraga turi kumwe na Samweli abantu benshi mwabibona ko abantu bose twajyaga twabaga turi ku rusengero twabaga twazanye nari mfite agahinda kenshi umutima wanjye ndimo ndibaza ndetse Imana Samweli kuko yaje mu ijuru ryaba mfite ahandi ajya nyuma yose rero nkurikije ibyo bashobora bose bavuze aha ngaha ibyiringiro umutima wanjye ndashidikanya ko Samweli tuzongera kubona mu Rwanda rwo mu ijuru ese ni mu mbure rero tukabanza ndabwira uko byagenze ku wa mbere guhera ku cyumweru twari turi kumwe mu rugo yewe ahantu nategaga amapipasi kuko akazi gakoreshwa mu rugo ubundi Samweli nawe akamara kuri iyo nkweto ku cyumweru nabyutse mu gitondo gutera ipasi n'ibisanzwe ariko kuyobora amatara ya kabiri Samweli nawe araza amutunganyiriza muri YouTube byambwira ko ndumva ntameze neza nshobora kutajya gusenga ntabwo arambwira ko uyu munsi ari Pentekote
dusanzwe tujyana ko nta cyuma ejo kumaze n'ubundi tukajyana ndihangana ndagerageza wenda ntaho babona ko ariko n'ubundi byari kugenda tujyana gusenga nyuma tureba inshangaza waje tubika ntabwo mu busaza baravuga ati tujyane ku murego bavuga ati njyewe rwanda meze neza umutwe uri kumwumviye kujyana ku rugo uko nguko niko byagenze agenda ataha wajya kumenya mu busaza kongera guhura n'undi mu rugo nka saa mbiri atashye nimugoroba turasangira mu bisanzwe kujya bisanzwe bimeze turangije gutunganyiriza imyenda bakamurika no kujya ku kazi aho mutunganyiriza inkweto nyine turajyana nuko byari bisanzwe bimeze ubu harakeye ku wa mbere yewe ubundi nari nkumva mbere bitameze neza bakiri inyuma ngo baze kuvuga ariko uyu mwana wabonye ibi bintu akareba n'amaso ye akumva akabyirebera atabyumvanye undi muntu Imana yo mu ijuru izima nyemerere tuzamure ibiganza tubyereke Imana tuvuge ngo uyu mwana Imana izima kandi izamushoboza ndagira ngo abandi bakurikiyeho ducunguze uburyo umwete kuko yabasana babwiye kuyegereza turi kumwe na ba nyirasenge b'umwana turagira ngo mbwire Christine yihute mu magambo magufi kuko ubuhamya burebure icyo twari turindiriye kirekire kumva muri uyu mwanya ni ubuhamya bw'uyu mwana wahabaye kandi numva nta kindi twarenzaho uretse kwinginga Imana ngo ibane nawe hanyuma Damascene aracyafite umugisha wo kugira se wabo Biseni nawe mu magambo make nawe arahita akurikiraho n'uwagiye guhaguruka Christina arasoza nawe akurikiraho hanyuma bahagarariye abanyeshuri biganaga ibyo mube kumwe abanyeshuri biganye n'abiganaga na Samu umwe muri bo nabo araba ari hafi akurikireho uhagarariye ubuyobozi bw'aho Samu yize hanyuma korali Maranatha ubundi twegere umwanya usaga wegera umusozo abo ngabo barakurikirwa na delegation yavuye i Rubavu hariyo umubyeyi wacu inshuti n'umuvandimwe wa mwene data Damascene umushumba wamaje Emmanuel ntabwo yabashe kuba hano ariko yohereje itsinda rinini kugira ngo ibane natwe naryo rero yitegure urihagarariye urakurikirana mutyo mwihuse turaba twegereza kwakira ababyeyi b'umuvandimwe Samu twaherekeje kugira ngo bishyire ku musozo ko dufite umwanya wo gusezera no gusengera uyu muryango tuwusabira imbaraga murakurikirana mutyo rero kandi mwihuse mucunguza uburyo umwete no kubashimira ko mwaje kudufata mu mugongo rero dushimira Imana ko yabaye mu ruhande rwacu kubyakira ntabwo byari bitworoheye rero uyu mwana dufite umukiza Samuel ni njye nyirasenge yari yaje gusezera ku cyumweru tuvuye mu iteraniro ya Pentecote twagiranye ibihe byiza turaganira turasangira turangije turasenga arambwira ati nubwo wangaburiye ukama no ku mafaranga ikintu cyiza ukoze ni uko unsengeye ati ndagushimiye rwose aya masengesho nari nyakeneye ndamubaza se Samuel kubera icyo wari ukeneye amasengesho kandi nsanzwe ngusengera nawe ubizi arambwira ati wakoze kunsengera nicyo gusa nabasha kukubwira rero mu bintu byose twaganiriye na Samuel ibintu bitatu pasiteri nyir'indi yavuze
yajyaga yifuza kubaza abantu, ni njye muntu yabibajije, ni nanjye muntu twabiganiriye, kandi ndashimira Imana kuko ibisubizo namuhaye yagiye anyuzwe, arambwira ati noneho rero ibi ngibi bigiye kumfasha gutegura imishinga yanjye kandi nyuma nzayigeraho neza nk'uko mbishaka. Yari afite imishinga myinshi rero, njyewe imishinga myinshi muri yo yari afite nari nyizi kuko nari inshuti ye ya hafi, nawe yari inshuti yanjye cyane, twaganiraga ibintu byinshi, ibimubangamiye, ibintu byose agiye gufata umwanzuro wa nyuma, ni njye nyirasenge yagishaga inama, nanjye kandi inama mugiriye akazagaruka akambwira ati warakoze, byaba uko nabigenje, uko twabiganiriye niko nabikoze, none byampiriye. Mbahaye nk'urugero rutoya, yari amaze gukora kategori ya B, rero yari yarambwiye ati noneho ubu ngiye gushaka kategori ya B, namubwira reka tubishyire mu masengesho nabyo. Rero urumva ko nta kantu gatoya mvuzeho mu byo twaganiriye, ariko kandi kategori ya B akimara kubibona arambwira ati nama ya nyuma wampaye kujya gukora peri mu Musanze ntabwo byari binyoroheye, ababyeyi bashaka ko nza gukorera i Kigali, ariko nkoreye i Musanze nk'uko umutima wanjye wabishakaga ntibigeraho. Rero mbishimiye Imana ko imyanzuro yose yafataga ngishije inama, Imana yadushyigikiraga hamwe no gusenga tukabigeraho. Ntabwo mfite ibintu byinshi byo kuvuga muri uyu mwanya, gusa Samuel yari inshuti yanjye ya hafi, Imana igiye gukora igashira. Murakoze cyane, reka noneho sabe babandi bihute bazire rimwe, sabe sekuru w'umwana Besa yihute uhagarara abanyeshuri, mbese arahari, ahari yazamura ikiganza gutya, yego ngwino. Hanyuma uhagarariye ubuyobozi bw'aho yize arahari cyangwa se yigaga, kimwe muri ibyo, niba hari nawe yahageze yazamura ikiganza, ngwino nawe uhagarare kuri uru ruhande. Hanyuma Korali Maranatha umuyobozi wanyu nawe arahari. Maranatha uri wihagarare muri uyu mwanya arahari, yazamura ikiganza nawe. Naze nawe, Imana imuhe niyihute nawe ahagarare hano. Hanyuma nibasoza turahamagara uhagarariye delegation yavuye i Rubavu. Murakoze kugira iby'umuntu waburanga ibintu nyine bitoroshye ariko bikomeye. Rero abana Samuel ndetse n'umukazana wanjye ndetse n'abana Imana yiduhaye, bibaye ngombwa uyu Samu twari kumwe mu minsi ishize, ariko ngo ati ndasaba umubyeyi wanjye tuze tugusure, none bibaye ngombwa ko Imana ibishyira, ariko nkabasaba uriya mwana wanjye kugira ngo akomere ndetse n'umukazana wanjye, Imana ntigira amarangamutima. Ubu ngubu turi aha ngaha, ariko uwo yashaka no kugira amuhamagara mwese mwize ijambo ry'Imana. Abashimiye rero uriya mwana kuko yageze aha ngaha muri uyu mujyi akitwara neza, akegera abashumba bakamugira inama mu bishoboka byose, aba bana akabatoza umuco. Nta gushidikanya rero ko uyu mwana Imana yishubije, n'ubundi tuzamubona nibyo byiringiro dufite, kuko ubuhamya bw'abantu bangana batya muri kuvuga ibigwi bye Imana irumva, kandi hari umuntu twagiraga bajya bavuga ko abantu benshi iyo bavuze n'Imana iravuze. Nta byinshi rero, ndabashimiye nubwo mwaje kudufata mu mugongo. Imana ikomeze namwe, ibane namwe, kandi Imana ikomeze ababyeyi b'uyu mwana Samu kugira ngo bakomere, kuko Imana yakomeje kubana nabo, n'ubundi ikuwe nabo bakoze, mukomeze mwihangane, neza Imana imugishe.
ariko gusa mwinjiza kuyanjye yarenze ku nshuti ikaba n'umuvandimwe cyane ko tukaba tubana no gushaka n'abavandimwe tubabanamo bamwe twabiganye kuva mu meri y'umwana muto cyane nawe dukora ibintu byinshi bijyana muri gahunda zacu za buri munsi iyo mudakwiye ku buryo bajyaga badukenera baratubwira bati kubera ko twakundaga guhora turi kumwe inshuro nyinshi yaba yaje mu rugo rimwe na rimwe abaririmbyi iwabo b'abatuye baba badutumye kuvoma tukagenda tukageraho umunsi wose bakatwicaza bakaduhugura bikangana gutandukana bikangana neza byarakomeje tugeze muri segonderi bazi ko ibintu byo kurangira aho ngaho turatandukana byo kwiga ariko byari no mu gihugu n'andi yafatiraga yaba ari mu kigo nanjye akaba ari iwabo impuguke byabaga bimeze dusoza turakomeye bityo bimeze tukaza superiere ariko bikomeye umunsi tujya dusoza kwiga segonderi twitegura kujya muri kaminuza arambwira ati buri ntekereze iyo baramuka baduhaye kwiga mu gace kamwe ahantu hamwe arambwira ngo tuzajya tujya kubana muri birangira bamuhaye Musanze ngereranya hamwe tandukana gutya ariko uko twabanye ku munsi wa mbere tugiye tukiri abana kugeza n'ubu niko twari tukimenya tumaze kwitaba Imana rero njyewe twari tumaze kwezi kurenga tugendana yari yaje mu biruhuko cy'ubuzima kinini kuko yavuye ku ishuri yamaze itsinda y'abadoperime arangije arambwira ati ugomba gushaka perimetero nabonye nawe ntabwo babura arangije kuba yari azi ukuntu birushya ibintu cyane aramfosa arambwira ati ikintu bishoboka ko nazamujyana nawe ku munsi tukajya kwiga yarazaga akandeba rimwe na rimwe nkamukereza isaha irenga isaha ebyiri akanyegereza muri gare mu rugo namubwira nti se ko nagukerekeje iyo witahiye ikintu umaze amasaha yagutse ku zuba akambwira ngo n'ubundi nta kintu agomba gukora udashaka kubona ufite igihe nawe kuko nta kintu ushaka twaragiye aramfasha mu buryo bwose bushoboka aho nyiboneye arangije arambwira ati nubwo nta kazi nigeze mbona muri kino kiruhuko ariko navuga ko ibyo nagomba gukora nabikoze kuko nsize ubona imbere arambwira ati twagendanye ibyo kwezi kose abwira amagambo menshi tuganira ibintu byinshi ntabwo nabwo bivuga gusa ko n'indi Imana ntabwo yo kwihangana ntabwo nabwo bivuga gusa bihanganishije murakoze cyane iminota yacu irihuta mwihangane amasaha ya hariya ni wo gupfa cyangwa wo gusoza agakiza tugahabwa umunsi twizereye Yesu Kristo kandi tugahabwa rimwe gusa ntabwo rero impanuka yatuza agakiza Imana nishimye ntabwo ibibazo byakuraho agakiza twahawe oya hari umunsi duhura na Yesu akatwandika mu bitabo byo mu ijuru mushyikiwe azashisha mwire